baba da. Okay? Okay. Yes, I'm okay. Manager. Ubundi nkamwe mwamurangariye muri mubiki. Oya Felisiye wa Pepe. Nge narebye nsanga amafaranga mfite rwose nyashoye mu bintu bijyanye n'ubuhinzi. Oya si mubeshyi. Yego birumvikana nyine ushobora no guhinga voka zira voka zigezweho za kijyambere ugasanga umusaruro urabonetse ariko nge ntabwo oya. Bintu bijyanye n'ubuhinzi ntabwo nge njya mbikunda pe. Reba ibintu byose byanyanyagiye Yesu we. Ihangane haguruka. Abantu baje. Ihangane haguruka. Ihangane bose. Ndavunitse pe ndavunitse. Hano se. Shinguramo turebe. Eze ngo se karahagaraho kagira Imana. Shinguramo turebe ko bikunda. Ntabwo uvunitse cyane. Tambuka turebe. Tambukamo akantu. Ongera turebe. Ongera. Biraza ariko ko byagenda kose. Akira cyane. N'umukuru wakoze Imana igihugu. Abantu bakigira umutima baracyabaho koko. Urakoze. Aho genda ugere amahoro. Ariko nanjye nari ndi kujya hano mbere. Twagenda. Mzee, sister meze neza. Kwambaye neza. Merci. Boga. Meze neza cyane. Turacamo. Amakuru. Bagenzwa n'iki? Bari bambwiye ko hano hari akazi nje kudepoza. Baje kudepoza. Byangombwa bisaba akazi urabyuje wabizanye? Birahari. Okay, wowe. Nanjye nanje gusaba akazi n'umushaka ko hano hari umwanya w'akazi. Yego. Kenya ndavuga neza kudepoza na ndebe ko nakuma mahirwe. Ufite ikinyabupfura cyishize. Waratojwe. Murakoze cyane. Okay. Nawe wabizanye ibyangombwa byawe? Bose wowe nawe nicyo kibazo byawe? Nawe ndi gushaka akazi hano ndi papayinga.
nawe wabyaye ibyangombwa. Mwe mutegereje gatoya, bosi araje mu kanya gatoya tubakire. Murakoze cyane. Okay. Aya rwose ntabwo ari byo. Kanze gatoya ndahita nongera muvugisha. Bonjour boss. Bonjour. Mwaramutse mute? Tumeze neza cyane. Mwazindutse. Oya ntabwo ari cyane buriya. Narebye ndavuga nti kandebe ko nagera kuri biro hakiri kare. Mba mfite utuntu nyine mana burabura nuko mba nabicecetse mba mfite utuntu twinshi two kwitaho nanjye burya ntabwo mba nuje ndyamye. Ntabwo biba byoroshye cyane yuko isi iri kwirukanka cyane. Have isi iri kwirukanka cyane, iterambere riraguruka ari u Rwanda hano rugeze. Oya ngiye mba ndeba uburyo u Rwanda none ruri kuguruka bikanangaza cyane. Ejo nageze kuri stade Amahoro, ndi ku stade yubatse. Iyi stade ko naherutse ari stade isanzwe bita. Mana uzi kunsetsa. Stade abandi bameze nabi cyane, niyo mpamvu nta gusinzira. Gusa nanjye nazindutse wumve nageze hano saa 10:50 za 12. Mana uri kwitwara neza muri iyi minsi. Cyane akazi niko kambere tugomba kuba. Ukwezi rero. Ntukomeza kwitwara neza nk'uko uri kubigenza. Ngomba kukongeraho ishimwe. Boss merci. Nzagerageza nzashyamo imbaraga. Okay, hagati aho hari abantu baba bahageze baje kwaka akazi ko nayo natanze gahunda yo. Hari abahageze bayihera kuri reception. Sinzi no basuhuza mukamwana ko genda ubabwire bansange muri biro kagende muri biro. Ariko hari document z'abana nafashe. Izi ni document zabo. Izi ni document z'abana zibahereze bansange muri biro nzirebe nyine wazibahaye. Nzibahereze bansange muri biro. Reka ngende muri biro. Boss sawa. Reka mbabwire. Mwihanganye gutegereza. Boss yarambwiye ngo mwakire document yanyu. Nimurangiza ageni yawe akira. Musange muri biro yahageze. Mwihanganye gutegereza kandi murabana neza. Sawa. Mwaza kabereka ahari. Mwaturutse kure. Oya Felisiye wa Pipe njye narebye nsanga amafaranga mfite rwose nyashoye mu bintu bijyanye n'ubuhinzi. Oya si mubeshye. Yego birumvikana nyine ushobora no guhinga voka ziravuga zigezweho za kijyambere ugasanga umusaruro urabonetse, ariko njye ntabwo ibintu bijyanye n'ubuhinzi ntabwo njye njya mbikunda pe. Ariko buriya se waba ufite amafaranga ukabura ikintu yakoresha, wowe uzarebe ukuntu nyine twahura noneho umbwire nyine turebe ukuntu nagufasha nkakwigira umushinga nawe ukareba ko watera imbere. Uyu ntabwo biba bigoye, ufite amafaranga nyine nawe ureba abantu babyize bigakunda. Yego. Oya nageze muri ofisi nanjye ngubu niba ndi. Oya narebye. Okay. Ntacyo twaza kuza guhura nari nimugoroba. Sawa. Injira. Boss abakozi bari bahageze. Manager nakubwiye karibu binjire. Okay. Bansange hano muri biro. Okay. Ni karibu binjire.
ryose ya yo yeah Kigali yacu Kigali twika Kigali na mana yamekuye vamo kisa kora na turepwika batubona nk'abasirimu ya yo yo yeah Kigali yacu twarayifashira ryose ya yo yo yeah Kigali. Manager. Yes boss. Nibazana ibyangombwa byabo bisaba akazi. Abategereje hariya nawe. Gusa tunende gukorana n'abateka dukora. Okay. Nta kibazo. Karasira ni ubuhe? Okay. Yes. Ndayi ni uwuhe? Loveness. Yes. Ni we Loveness. Yes. Izina ryiza. Ndabona uri n'umuhanga cyane. Noneho no muri discipline wabonye 100%. Cyakoze. Okay. Akira dokima zanyu. Mwese muhiye. Manager. Yes, boss. Come here. Okay, boss. Boss, okay? Oh, okay. Yes, I'm okay. Manager. Yes, boss. Hagati aho ngaho aba bakozi ndabona bujuje ibisabwa kugira ngo bayi bahabwa akazi. Ariko hagati aho ngaho bano bakozi twahuriye mu nzira tukimara guhura mu nzira. Batubona nk'abasirimu ya yo Kigali yacu twarayifashira ryose ya abantu bagihangana
ndavunitse pe ndavunitse amase shinguramo turebe eze ngo se karahagarara ukagira imana shinguramo turebe ko rikunda ntabwo uvunitse cyane tambuka turebe tambukamo kandi ongera turebe biraza ariko ko byagenda Uikikali na maana yamekuye vamo kisa kora na turepwika batubona bose ntibishoboka ko mubakora kandi bose umuntu ufite inyamupfura nk'iki muri kampani yacu bose nakorana nabo bose ntibishoboka ahubwo twabasezera tugasigarana uriya mukobwa okay rego bose n'ugira manager birahagije bose urumva ni igihugu uri mu kazi n'ugiye gukurikirana inyungu z'akazi birumvikana abasore ko twabimakaze bakagenda bose niyo babakoreye biriya ejo niba bakina nkabwe ati mwabigenje gutya gutya bazakorera ibingana iki gihe wowe uri bose kiyo nka manager bizagenda gutya urabyumva ibintu bankoreye niba ndi boss wowe uri manager bose ntabwo bishoboka kabura gusuzugura kabiga kabiri muri kampani yacu reba iyi kampani hano urwego imaze kugeraho igihugu cyose kirayizi then abakozi turisha kumenya ko dushaka kubijyana hanze gukora amahugurwa ngira nk'umuntu twatumenye mwahangaha wo kujya muri aya mahugurwa turi gupanga uriya mukobwa urabyumva yamfashije ra uriya mukobwa twasigaranye abandi bose ahubwo muri dokima zabo zice basohoke bari manager ntabwo ushobora abana sikorana nabo manager please kirazira kugirira inama wayikugiriye aka kanya bose ndabyumva kirazira kwitura inabi uwayikugiriye kuko aka kanya iyaba buri wese yihorera ku byo buri muntu yamukoreye nta muntu umwe wasigara ku isi aka kanya niba bakoze ibintu nka biriya nanjye nka bosi nk'abakora ibintu nk'ibyo tuba dutandukaniye ese ugomba kugira itandukaniro ry'ikibi n'icyiza ese bose icyizere cy'uko aza akazi neza n'ikihe reba nk'uriya muhungu yaje okay please basore nawe mukobwa harya wambwiye ngo ni Loveness niko yitwa yitwa Loveness akazina keza agira n'ikinyabupfura cyane yego uko bisa kose n'akazi ashobora kuba yagakora neza Loveness twakwishimiye cyane okay hagati aho ngaho aka kanya akazi muragahawe bose murakoze cyane okay ariko nabagaye rwose mwigaye namwe bose bahaye akazi kwe manager reka twere kwitura inabo yatugiriye bahabwa akazi wenda barisubiraho okay bose nta kibazo mu byohero byanyu reka ndandbereke ibyo bakora okay manager komeza akazi kawe none ubwo mwagenda ejo mukazaza gutangira akazi bose gatoya no gucunga ijambo ndetse uriya mukobwa buriya ikintu nakwifuza ko twahagaze oya manager ibyo byibura ngo nanjye nk'umuntu mukuru mba nabyumva uriya mukobwa kinyakora cyiza Loveness wow izina ryiza cyane ahubwo Loveness uze gufata wa mwanya wa wundi ugukurikira aba ari bumuha yes komeza akazi kawe nabo ubwo bagende ejo bazaza batangira akazi sawa boss manager kirazira kwitura inabo wayikugiriye